yambwiye ati aba bantu bagufunze utaza kugira ngo bagufunze wenda barakurekura gahunda bafite ushobora kuribwa cyangwa se ukaba wakorerwa ikindi kintu cy'inyicarubozo. Mani barankaranga byubura byabaga ari ku manywa sindye na ninjoro sindye nkarya ejo ku manywa nkongera nkaburara ejo nkabwirirwa nkongera nkarya ninjoro. Urumva mani nahuye n'ubuzima inzara njye amarira aramanuka mu maso kubera ikintu bita inzara. Nibwo bwa mbere numvishije ko inzara iryana. Ndavuga ati mfashe ushiremo imeri yanjye muri telefone yawe hari nimero z'abantu ushaka nzishiramo. Umuntu wa mbere namage ni papa cyangwa. Bimeze bite papa cya uri hehe kumamagaje nimero y'abandi banako ngo wakinikiwe. Hari ukuntu nyine tuvugana nk'abantu tuziranye. Amubwira mani zanyumiyeho Roky yankuyeho amaboko savimbi na savi papa cyangwa aramuzi. Savi nawe yari yanyemereye kunkorera ibintu yankuyeho amaboko ndi mu mazi abira. Ndakwinginze mbaro mfashumi 10,000 byonyine gusa. Byonyine ndagusabye mu gihe wamenye ko umuntu ari mu bibazo muvugishe byibura wenda amenye ko nta kibazo mufitanye utamukuyeho amaboko. Roky afite ubugugu bwarenze ubugugu. Umusare nkubwira ikintu kimwe njyewe iyo nza kuza kwa mfite n'uburozi cyangwa mfite bwa boro bwica imbeba njye nari kwiyahura. Mani nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nahuye n'ibibazo ndavuga ati n'ubundi abiyahura ntacyo bandusha nta kiniki njyewe ngiye kwiyahura. Uwo mujama tukazajya tujyana mu kazi. Urumva tukajyana mu kazi ariko naramuhamagaye ati bro mfite ikibazo cya test ya covid mbabarira umfashe unyoreza 10,000 ati ndaje ndabikora. Nimba mbeshya mbure mama mbure ubuzima bwanjye. Ibi bintu ndi kuvuga ni ukuri. Imana yonyine yo mu ijuru nizi ireba hahehe mu mutima wanjye ni nayo ireba mu bwonko bwanjye. Yes, reka mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwese mudukurikiye mu biganiro byacu bya buri munsi. Nongeye gwikaze abari mu Rwanda mu ntara enye z'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali tutayibagiwe n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese mudukurikira tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ubwo ni kuva muri za diaspora zitandukanye. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tuba dufite abatumirwa batandukanye. Twagarukanye n'uyu musore muri kureba imbere ya kamera zacu, umusore usa neza kabisa w'igihagararo nuko wenda muri kubona yambaye jampa ariko ni umusore w'ibigango cyane. Wamuse ari umuntu wamubongira ngo arabizi. So tujye kuganira nawe byinshi bitandukanye ariko reka mbanze mu ikaze bro nkwa ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ze fresh. Okay. Mwa ikaze kuri Iris TV ni kucambere tujye kuganira ibyinshi turi buganire ariko mbere ya byose ibwira abantu babanze bakumenye umuntu tujye kuganira yitwa nde? Jewe ubundi ndi umubouncer bita Hamisi, umuntu uzi filimi za Roky, umuntu ukurikirana filimi za Roky cyane cyangwa kuri Instagram ya Roky ya papa cyangwa azi umuntu bita Hamisi. Muri ni Hamisi rero hahagaze imbere ya kamera ya Iris TV. Yeah. Okay, mwamwumvise rero ni Hamisi nyirango nawe numwe mu byamamare byumvikanye cyane muri Roky Entertainment ndetse bana bagiye ejo bundi rero nateye akajisho ari kimwe mu biganiro yakoze. Hamisi nyerekeza ko cyo kiganiro cya mbere hari nicyo kiganiro cya mbere nakoze nakikoze kuri Big Town TV. Ubwo nari mvuye muri biriya bintu nyine tugiye kuvuga muri aka kanya. Ngiye kubaha story kandi story ibabaje sana y'ubuzima bwanjye nagiye ncamo mbere y'ubuzima bwiza nari ndimo na nyuma y'ubuzima bubi nyine nahuye nabwo mwanagaruka no mu Rwanda. Nuko bimeze rero wenda ku bantu batarebye ku icyo kiganiro uyu munsi muraza gusobanukirwa byinshi. Na amahirwe ko wenda namwe mugiye gusogongera kuri buno buhamya bwa Hamisi. Mu by'ukuri ushobora kubona abantu cyangwa se ukabumva ariko burya hari izindi nkuru zibaherekeje. Hamisi rero ngira ngo ari story ari cyangwa se ari ibintu byamubaye hageze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ishize bibi cyane bikomeye. Nge numvise numva birakomeye mu by'ukuri ariko mbere ya byose ugiye kutubwira urugendo rwo muri Roky Entertainment n'ukuntu mwaje gutandukana ndetse n'ubuzima mwari mubayemo muri rusange cyane ko iriya ni genge nkuko bajye bavuga abantu bajye babona cyane kuri social media batwika bagira gute ariko hari ubundi buzima kuri babukurikiye aho ngaho. Ubundi Roky na Hamisi bamenyanye gute? Ukuvuga ngo Roky na Hamisi
bari bambanye nk'abavandimwe, ariko mbere y'uko babana hari ukuntu nyine uba utaziranye n'umuntu mukazahura runaka, cyangwa wenda wamubonye nk'akazi akora mukaba mwahura nyine mukamenyana. Uyu munsi tuvugana Roky yansanze ahantu mu kabari, yabuze imodoka yari yakwamye, ntago ndi buvuga ko kabari ntago kanyishyuye ngo mwamamaze, ariko imodoka yari yakwamye ahamagara aya mamodoka atwara abantu. Arambwira uwo munsi twahuye nyine, uwo munsi arambwira wamamagara imodoka, gusa sanzwe muzi nkunda na filimi ze na n'uyu munsi ndacyazireba. Roky nari umufana we, mu rugo baramufana, inshuti zanjye ni abafana nyine ba Roky. So Roky tuza guhura uwo munsi, afata namba zanjye nanjye mfata namba ze. Ndamubwira njye ndi umufana wawe, ndi umubouncer, anytime ushobora kunyenera ukamamagara mu kazi runaka cyangwa se mu kindi kintu runaka nkaba nagukorera. Hashira igihe kinini cyane, aribwo papa cyangwa yakoraga show iranapfa byatari, yari yaronshinze. Maze kuronshinga ronshi yabereye hirya ahantu mu Gasyata simibuka, ariko nagiyeyo. Icyo gihe papa cyangwa yari amaze kwinjira already muri Roky Entertainment. Oya, Roky yaramufashaga bisanzwe kuko icyo gihe papa cyangwa yacuruzaga ibyangwe, nta muntu utabizi. Icyo gihe murana arafatika boy, ni nabwo bwa mbere icyo gihe nari mubonye, najyaga mwumva kuri muri filimi za Roky, mubona n'aba Kadafi n'abandi bantu benshi. Ariko no kuvuga ngo papa cyangwa yakomeje aragerageza, aribwo arafatika boy yigeze kubwira Roky, ariko ati Roky uriya mupeti ko mbona ari umuntu wadanje. Ubwo urumva nyine twaravuganaga na Roky tu nkuko nge nawe dushaka gucata, twatuvugana ukambwira ati ndahanaha, mbese nyine ukaba wanambwira ati hahiye, sibyo nkaza n'ubundi tukatwika. Ariko no kuvuga ngo nari narinjira muri lebo byanyabyo, atari yanamvuga no muri filimi nimwe, bura numvaga noneho ko Roky azamvuge muri filimi. Mana ari ibintu bagara amateka adashoboka. Filimi ya mbere narebye ya Roky yamvuzemo icyo gihe, Roky bwa mbere na mbere tugiye gukorana, ubwo urumva nsa nkaho nsimbutse, ariko tugiye gukorana na Roky ndi kumwe na Meyiro, uyu muhanzi w'Umusanzi warabizi, ndi kumwe na papa cyangwa ndi kumwe na Yanare na Kadafi, twari tugiye ku Isibo TV. Bro, nibwo bwa mbere Roky yamaye akazi, nabwo bwa mbere ninjiye muri genge ya Roky, nibwo bwa mbere yambwiye ngo uyu munsi uri bouncer official wa papa cyangwa. Urumva ngiye nuko nguko nyine ninjiye bundi muri, kuko papa cyangwa yayisinyemo nyuma, mbere yuko nyine amufasha we yayisinyemo nyuma. Urumva nuko papa cyangwa agikora indirimbo bitangaho, nibwo yese atangira gukorana na Roky byanyabyo. Roky amubera boss, urumva Roky amubera boss, amumenyera buri kimwe. Kuva icyo gihe nabwo nanjye natangiye gukorana na Roky byanyabyo. Arambwira ati dore nguyu boss wawe ni papa cyangwa, uzajya umukorera akazi k'umutekano, mbese wowe ushinzwe umutekano we muri rusange. Nuko nguko winjiye muri Roky Entertainment, winjiramo undi usibye papa cyangwa nawe uvugarutse wari urimo abandi bantu bafite amazina ndashaka kuba tuzi, mwari muri kumwe muri iyo genge ni bande? Harimo Brian wizikisha umuntu, Kadafi ntago kisha umuntu. Kumbe Brian nawe aba muri Roky Entertainment. Ni genge, urumva harimo na Pazo w'umumeni, Roky akunda kumwita ngo ni Pazo w'umumeni. Harimo na Savimbi na Jean Marie Mikorogene, Banshuti Joseph, ni benshi sana, ni benshi byatari. Urumva ni genge irimo abantu benshi byatari, ariko bo turacyavugana to nta kibazo dufitanye. Buri wese muri genge yabaga afite umurimo ashinzwe, cyangwa ari n'abaga bajemo wenda mu buryo bwo gushyushya genge, wenda nka Brian cyangwa Brian nibwo niba ari DJ, ubwo ni DJ wa genge, byaga bimeze bite? Ukuvuga ngo Brian ni DJ wa genge, Kadafi ni mukamizi wakamejeje nyine. Amafoto yose abantu bagiye babona kuri Instagram za Roky zabande cyazanjye ni Kadafi bo wayafashe. Arafatika boy we ntago nzi ikintu akora byanyabyo. Namwe na Savimbi bakora iki? Savimbi we no umusobanuzi wa filime we nta muntu utamuzi. Ariko arafatika boy we ntago afatika boy ntago nzi ibintu akora. Ariko wizikisha umuntu nawe no mufotozi. Pazo ni umushoferi utwara Brian cyangwa se akaba yanatwara Roky, ibintu nk'ibyo bisa. Ariko bivuga ko muri genge ngo hafi ya mwese
hafi ya bose nako ngo batunze amamodoka wa ayo mamodoka ibyo bintu kambigira ibanga nzakakumenera umunsi umwe cyakoza wenda Kadafi warayifite kuko buri Kadafi ngenda namwikundira byatari n'umupeti utagira ishyari n'umupeti nyine sinzi ukuntu nabikubwira gusa afite umutima wa kimuntu ntago ari nk'abandi bantu Kadafi no muntu muri genge duciringa byatari we na buriya arankunda byatari afite imodoka Brian we byo nabihamya twajyanye ahantu henshi mu mujyi mu tubari aba yagenda ajya kudijamo namurinze ndi kumukora umutekano nyine nk'umuntu wo muri genge ngomba kuvuga ati ibwo nta kazi ifite muri iyi minsi reka njyane n'icyamamare kijye gutwika nanjye nyitwikire umutekano wuzuye sana hanyuma ukitangira gukorana na Roky kugira ngo hari muhe mwaka mwari mumaze ngira ngo mwatandukanye umwaka ushize nabwo wenda tubibonye muri mwaka official ariko ubundi mwatangiye gukorana ryari muhe mwaka ukuvuga ngo Roky twabaye inshuti kera kuva kera cyane ariko aho afatiye papa cyangwa biri official nibwo twatangiye gukorana byari nyuma ya corona mu kwezi kwa gatandatu irandirimbo ngaho igisohoka abantu bazi igihe yasohokeye nibwo natangiye gukorana na Roky byanyabyo good muri genge yanyu muri rusange muri genge yanyu ni bande bavuga wenda bakubereye mu bavandimwe bakubaye hafi cyangwa se wisangagaho cyane muri genge umuntu wambere umuvandimwe uyu munsi nashobora no kuvuga ati wenda hari ikibazo dufitanye ashobora kuba ari nka Kadafi ariko umuntu wangiriye akamaro karenze cyane ni papa cyangwa kandi n'amafaranga ngo agira ariko numvise bavuga bagenzi be umuntu wavuze ko nta mafaranga agira se ni ishyari hari ukuntu umuntu aba afite ishyari jinyora umutima we waramunzwe umeze nk'ibuye ry'urusyo ugasanga yagiriye umuntu ishyari papa cyangwa umurusha amafaranga avuze ko nta mafaranga agira umurusha amafaranga nose ubundi Roky warusha amafaranga papa cyangwa njyewe papa cyangwa kunyangwa nakwemeze reka ngira akantu nkubwiye nubwo ndibuze kubigarukaho story iracyakomeza papa cyangwa yamaye amafaranga 10,000 we aranambye ataya nganguhaye suko ariyo mfite ahubwo nuko ngira ngo ubanze umenye ubwenge unamenye no gukoresha uwari bari ryari mugitangira gukorana ejo bundi man nge ndakuye nahuye na story ya danger ndi Kongo turaza kubigarukaho nyuma ejo bundi ugarutse byaranze bitameze neza nicyo niyo mpamvu nkubwira ngo papa cyangwa buriya cyakoze umusaza ngenda namwubaha byatari twakomeza tugakorana wakomeza ukagenda ugakorana n'abandi ba bouncer urumwe rukumbi mu byukuri mukayabena sinabigarutse mu buryo bwimbitse ashaka buryo bwo kugira n'akamaro ku mugani ashaka kutogira akamaro k'amafaranga kumura umuvandimwe no kugira kandi kamaro mu buzima bwa buri munsi ibyo byose birashoboka hanyuma bro mukaye tujye kwinjira mu buryo mwaje gutandukana ndetse n'uburyo waje kwerekeza muri Kongo na story byahabaye muri rusange ubundi kugira ngo wowe na Roky munaniranywe cyangwa se muhagarike imikoranire byagenze gute ubungiye kukubwira story yose ko nimeze twagiye mu birori byo kwa Bianca na kinyamakuru kitabyanditseho na kinyamakuru kitabifashe amafoto yanjye menshi cyane yagiye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane urumva ngiye mura n'umunya Nigeria mu kirori cyo kwa Bianca arambwira nzi uburyo ukoramo nzi no kuntu ukora nzi n'uburyo ki utwaramo akazi kawe shaka kuguha akazi kameze gute turapanga arambwira ngiye twajyana Kongo nkora mu bintu by'amabuye y'agaciro nkaguha akazi namara kuguha akazi nazaguhemba 1,500 cy'idolari ndavuga atari ko amafaranga aratwika ntago naba ndi muri hano mu Rwanda nubwo wenda Roky dukorana ndaza kuza kubimusaba mbwire papa cyangwa mubwire wenda nk'amezi 3 cyangwa ngahe ko ngewe ngiye kugenda ariko nzagaruka ariko nanone nkabasha kuba nakora iki nafata nk'umuntu nasa nkaho nakereka papa cyangwa ku buryo umutekano uzakomeza kuba fresh ndabyemeza ndavuga ati njya ku kazi ndakeme urumva tuhita tujyana muri Kiss Summer Award abantu barabibonye turi mu Nigeria turi kumwe na ba Brian n'abande bose na ba Kadafi na ba Jean Marie tuvayo umunya Nigeria kuwa mbere Kiss Summer Award na Bianca Fashion byabaye kwa gatandatu kuwa mbere nibwo natangiye gukorana n'uwo munya Nigeria buryo burofishe
icyo gihe waganiriye na Roky arabikwemerera Ngiye yarabinyemereye kabisa na papa cyangwa ndabimubwira mbibwira Kadafi na wa mukozi we akunda kwita Bushari. Kadafi afite umukozi witwa Bushari Yaramufite afite Bushari, Bushari asigaye akora kwa Kadafi. zagarukaho twumva ibyo ari byo. Hanyuma rero utangira gukora n'uwo mu Nigeria mwese mwerekeza muri Congo, story yakomeje igenda ite? Twabaye hano muri Kigali tumaramo nk'iminsi nk'itanu. Muri Congo nagiye kujya Melody yabura minsi ngakunyanga aronshinga iraboro ye yaburaga nk'iminsi 2 twita tujyana cyangwa ubwo na resepase nari mfite ngewe mfite n'indangamuntu yanjye niyo muri Kigali urumva uraza kwifata neza na kamera kuko iyi resepase nayifatiye Rusizi ni mu karere ka Rusizi kandi indangamuntu yanjye nubwo ari ya Rusizi. Ndabona n'amakashe byose kwinjira muri ya Congo nayo ngiyi abimba Miss kwinjira muri Congo no gusohoka byose ndi kubibona wenda kamera araza kudufasha bidufatire neza. Hami burese gato wenda mbere uko dukomeza ubundi uwo munyanigeria yakoraga iki yari muntu ki? We yambwiye ko acukura amabuye y'agaciro, ambwiye nitwa Need cukura amabuye y'agaciro nako nyine akora mu mabuye y'agaciro nimba yacukura simbizi. Ngewe ko abakongomani iyo babonye nyine uri umuntu w'ikindi kintu runaka nkuko wenda ushaka kuvuga uri kumwe na wenda ndi kumwe na papa cyangwa umuntu wese umubonye atavuga turamuna aratinyitse bwo ari kumwe na bouncer. Abakongomani rero ni abantu biyemera, ashobora no kuguha akazi n'amafaranga afite. Ahubwo buri umukongomani yakora buri kimwe cyose akarya ubuzima bwiza akanaba n'ahantu habe ariko babonye ko nyine ari umuntu urenze atinyitse. Umujamani n'ubwo buryo yanjyanyemo koko we arahazi nga yaramaze igihe kinini. Turagenda mama kubita ukwezi passport urumva nyine twayikuye na Rusizi naje na passport mfite ni resepase tuyikura Rusizi. Tumaze kuyikura Rusizi twita twambuka tukagenda tukagaruka Rusizi yakunda abana byatari tukaza tukongera tugasubirayo tukagaruka ariko finaroma biza kurangira umukongomani mu kazi twagiyemo asiga ahantu mu kabari. Amaje kunsiga ahantu mu kabari ambwiye ati rero ngende kumwe n'umwana reka turaza kuza gusubira kambe ngiye nikorere staff zanjye nyine ubwo nawe urabyumva. Avuga ati ni boss nyine ubivuze ndarya ndanywa ndicara. Kabaga kuri hotel se? Ni muri hotel. Iyo hotel nimba bayita ngo sanze kuno banayita nubwo shaka no kwamamaza abantu batanyishyuye. Ariko umujyi mwari muri exactly nuwe? Twari turi muri Bukavu. Bukavu abantu bose bazi Bukavu bo barahazi. Noneho birangira twari turi ahantu hafi y'ikigo cya gisirikare nimba bahita kuri essence mu bice nyine bya Bukavu hari ahantu bita kuri essence uhava uhita ugera mani Kongo ni nini bya hatari urumva. Ngewe ndataha nashye nkomangira umukire numva wapi nagafungura ndamwandikira kuri WhatsApp ndahamagara numva nta n'umuntu urimo kandi phone irasona. Ambwira umukobwa ukorera reception ndamubwira ati se bimeze biti angije arambwira ati rero boss wawe yagiye. Yagiye mu buhe buryo? Yagiye kabisa twabonye yaje afata ibintu byose aduha icyumba ahita yigendera. Biba bimbanye ibibazo bya ubwo n'icyo cyumba mwari mwarafashe n'icyo cyo mwabagamo iyo mwashyikiragayo? Cyumba cye nanjye mba mu cyumba cyanjye byegeranye. Ndaryama mu gitondo ndamubwira ati se bimeze biti aransobanurira mbwira mbese kuntu ibintu byose bimeze. Ndikanga byatare ndavuga ati noneho zinyumiyeho. Bikubwira mu receptionist? Noneho ndavuga ati mani mfite 300 hano nari mfite na phone ibyaba byiza natanga ajya mu Rwanda ndabureka burira ninjoro njya gushaka ubugari kuko bo bagurira mu ishashi. Ubugari ni mu ishashi, isosi ni mu ishashi, inyama ni mu ishashi. Ngiye mba mfashwe n'abitwa barararondo n'abasirikare. Ugiye he umugoroba? Ugiye he? Ngewe ndi kujya kuri restaurant mu bikiza uri umunyarwanda ariko nyine urabizi iyo uri umunyarwanda ntabwo nzi igiswahili cya danje ariko nyine urakivuga nyine tubakata bamenya ko uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi mbese ururimi bitewe n'uburyo uvuzemo bahita bamenya igihugu turikamo. Zana ibyangombwa byanjye nabisize muri hoteli twararagamo mani zanyumiyeho barancakaza telefone barayitwara 300 nari mfite barabitwara mani ahubwo binarangiye baranantwara bajya kumfunga.
abo basirikare n'abanyerondo baranu mani njye bro njye namaze umutipe akimara kunsiga haburaga Noheli yari irangiye namaze iminsi igera mu cyumweru nariyemo inshuro 3 ifunze nibwo bwa mbere njyewe namenye ko inzara iryana nago nari nzi inzara ni kwa kundi uba mu mujyi wa Kigali waratese wirirwa urya buri kimwe nago nari nzi ko inzara iryana urumva naraje mbibwiye papa cyangwa aravuga ati man uzi kuntu inzara iryana nawe nabyaze urumva man njyewe umujamu umwe w'umusoja arangije ambwira ati bro nyamara ibi bintu naga ari fresh inaha man iyo utari umwene gihugu man umuntu afite no kugufunga nago ajya umuntu ajya yitaho ngo ni ibiki iki gihugu gifite ukuntu gikora kitandukanye no mu Rwanda kuko ngiye ndi umunyarwanda nubwo ndi umusirikare ariko dukomoka cyangwa famille yanjye nakuriye muri hehe muri hano muri Bukavu arangije ambwira ati ikintu nagufasha ni kimwe umusirikare nubwo afite 100 ry'amanyarwanda bari desa yaho nubwo afite 1000 cyaho nubwo waba wishe umuntu ukamuha 1000 uyituje urakimuha akakureka urumva ko nuko ngiteye yamenye inoti y'1000 ndagenda arambwira ati nuce ku marembo ya ruguru ca ku marembo yo hepfo man naragiye nca kuri ayo marembo koko nkuko abimbwiye abaseka barambwira ati ugiye he ndamubwira ati ngiye kugura amafege ndahita ngaruka ntago nyine yarazi kuko icyo kigo kibamo abantu umuryango wa abantu mbese benshi wo musirikare ashobora kuba afite umuryango ugajya muri icyo kigo ndagenda nigera hanze nimero ya mbere nahamagaye ni nimero ya Roky nose hami hagati aho ngaho bagutwara bagufunga mu by'ukuri bavuga ko bakujijije abakongomani umuntu yarakwambura iyo we yamaze kukwambura akamara kukwambura akamenya ko utari n'umunyarwanda atavuga atabwiye umuntu nako utari umukongomani atavuga ati uyu muntu reka mujyana ahubwo mbanze mukarange ku buryo wenda ataza no guca mu zindi nzira ashaka kungira ngo na bya bindi namwambuye bize kuza gukora iki rese pasene nayisize indangamuntu nayisize nta kintu nari mvuze icyo gihe bagombaga kunjyana ahantu bashaka ariko urumva ni ibintu byumvikana urumva mani barankaranga byubura byabaga ari ku manywa sindye na ninjoro sindye nkaryejo ku manywa nkongera nkaburara ejo nkabwirirwa nkongera nkarya ninjoro urumva mani nahuye n'ubuzima inzara njye amarira aramanuka mu maso kubera ikintu bita inzara nibwo bwa mbere numvishije ko inzara iryana nari nzi ko buriya hari ukuntu ushobora kuburara utabuze ibyo kurya ari ukuntu ushobora kuburara wenda utazi ibintu urimo ariko hari ukuntu burara bitewe n'ubuzima urimo bro narakubititse hahandi nagejeje aho nifuza kwiyahura urumva man nifuza kwiyahura narasohotse hanze nimero ya mbere nahamagaye ni nimero ya Roky washatse gutiza telefone uhita Roky nk'umuntu wawe inshuti yawe nk'umuntu mwakoranaga ku gapapuro iri muri resepase narasohotse ndagiye mfata resepase mu mufuka mfata indangamuntu navuga tubuzinyumiyeho ubu nta kundi kuntu ndi bubigenze telefone nawe bayikwatse byose Roky bimeze bite sawa Roky nagiye muri Kongo urabizi naragusobanuriye ariko ibintu ubu muri aka kanya ufite ikibazo cya danje ikihe kibazo ufite ndamusobanura ariko nanone mbere yo gusohoka amahonga wa muntu wamaye 1000 yambwiye ati aba bantu bagufunze utaza kugira ngo bagufunze nda barakurekura gahunda bafite ushobora kuribwa cyangwa se ukaba wakorerwa ikindi kintu kinyica rubozo niko kuribwa gutyo se nk'ihene cyangwa iki hariya ngiye yamaye story ubwo nari nasimbutse ahubwo mu mbabare gato yamaye story arambwira ati inaha anyereka ka video we yamaye telefone arambwira ati reba hano bafashe umuntu amushyira mu ipine ry'imodoka bamutwikira amarashya babita ngo nubwo nababembe arashya maje gushya bavuga ati nuri buze kumutabara nawe turamukorera bino Kongo nta mikino bro suko ngo ndi gusebye kiriya gihugu sukuvuga ngo ndi gukora iki niho hantu hambere nagiye mu buzima sanga harimo ubwoko bw'abantu burenze ubwoko niyo mpamvu njye nzapfira mu Rwanda bro njye nzapfira iki gihugu mana cyakoze Imana iki gihugu umugisha njye naribaje ndabati umukongomani w'umurundi igiki
ubwoko ubwo ari bwo bwose cyangwa umuntu wari wese wavuye ahantu runaka nubwo yaba ari umuzungu mu Rwanda bayubashwe buriya kugira ngo ukore ku munyamahanga nubwo yaba ari umurundi cyangwa umukongomani wakora ku munyarwanda mugenzi wawe urumva umunyamahanga mu Rwanda rubahwa natekereza ibintu bari abantu baranyambuye baramfunga nza kumenya yuko ahubwo abo bantu uwo muntu wanwaye bo ari ubwoko burya abantu ngo babita babembe urumva bro umujama wansize natekereza umujama wansize twagiye ahantu bita za hari abacukura Islamabila tujya ahantu bita mani twagiye ahantu henshi ibya hatari mu by'ukuri koko ibyo yakubwiraga ko akora wasanze ari byo akora amabuye y'agaciro yacuruzaga twaragendaga nkabona ni umumeni ahandi hantu nkabona ni umubosi hatese uyu muntu ni ubuhe bwoko mani tujya mani twagenda hari ahantu twanagendaga kuri moto cyangwa tukagenda mu modoka tukagenda iminsi 3 aho tugiye tutari twagerayo mani akagenda akajya muri diruze urumva akansiga mu modoka akajya muri diruze akagaruka ariko njye umujama yarambwiye ati bro wowe barakurya bari bagiye kukurya oya ahubwo barakurya ubu tuvugana Noheri irabura umunsi umwe wowe nakubeshye njye ndi umunyarwanda kandi abanyarwanda urabizi tugira urukundo ubu umunyamahanga ubiki umunyarwanda afata umuntu nk'umuntu abanyarwanda batanga agaciro nk'umuntu reka nkubwize ukuri fata inote y'igihumbi usohoke nibwo nahise nsohoka ndajya mfata resepase ndebamo iki n'iki nimero za Roky ndamuhamagara Roky ubu tuvugana nshobora kuba ndi guhigwa n'isi yose cyangwa se wenda ngiye no gupfa ndamusobanurira ukuntu bamfashe ukuntu banyambuye ukuntu bimeze bagiye kundya Roky arangije arambwira ati se muvandimwe ushaka ngufashe gute nyine amafaranga 20 cyangwa 30 kugira ngo utegugaruke ndamugati gusohoka test ya covid kugera mu Rwanda test ya covid kuva noza hano icyangugu kugera i Kigali no kongeraho mba nitike mbabarira umfashe sinari narya ndashonje mani nari nshonje muri bwa buryo wowe uyuza kumbona bro bari kwita uvuga ati tugene wenda nko muri restaurant ya danje wiyarurire ibyo ubushobore kurya ubari ibyo urya unywe mbese umere neza Bakti niwe muntu wambonye ubundi nyigera mu mujyi wa Kigali mana yambwiye ati cyakoza bro ihangane banza ukora ikibanza ugenda ukora igifu man Roky ndamuhamagara ambwiye ati ndabigukorera bro kanze nona ndongera ndahamagara wapi ndongera ndahamagara wapi nabati se Roky yanze gufata fone imeze bite mpamagara Savimbe Savi mani mfite ibibazo bya danje urabizi hano narindi ibiki n'ibiki twaranacataga awe yaranabizi tunavugana fresh anambwira ati wenda uzanzane nk'isaha cyangwa se wenda nka bya biboro by'amagrife wenda bya zahabu cyangwa bya diamant nimba bigura makeya nayakoherereza mani Savimbe yambwira ati ngewe ubu ngubu tuvugana naga ari fresh ariko kanze nkuhamagara umuntu uri Cyangugu ahita kugeza i Kigali urumva unyite nkweza n'amafaranga ya test ya covid si Savimbe bimbwiye telefone ayikuraho urabona iyi saha nambaye isa nambaye umuntu uyizi Savimbe yarayambaye muri white party ya Roky uje kuri the choice urebe kuri muri white party Savimbe niyo saha yari yambaye yabereye i Karongi kuko narayimuhaye ndavuga ati urumva buyifashe mana ubukwe kuko ikorana na telefoni zisa zirahenze nambwiye ati byibura mbaburonyereza amafaranga wenda yasaho zayigure kuko nayimuhaye nyine nk'umuntu mutije urumva mana izi kuntu byarangiye na Savimbe atongeye kumfasha mamagara kandi kaja cyakora mana agahinda ngiye mba mfite ibazi mujama twarazereranaga turi kumwe na basikayito na bakarofani ajyana abahanzi muri amigo kano kabari kari imbere kwa Jiri Remera nta muntu utakazi nakabari ka danje nyine bakita amigo urumva amigo ranch nimba ari amigo ranch sinzi ukuntu bakita abantu bose barakazi kari hani Remere hafi na Zigama urumva uwo mujama tukazajya tujyana mu kazi urumva tukajyana mu kazi ariko naramuhamagati bro mfite ikibazo cya test ya covid mbabarira umfasha unyoreza 10,000 ati ndaje ndabikora nimba mbeshya mbure mama mbure ubuzima bwanjye ibi bintu ndi kuvuga n'ukuri Imana yonyine yo mu ijuru nizi ireba hahehe mu mutima wanjye ni nayo ireba mu bwonko bwanjye
manu uwo mutipe yambwiye ati ndaje ndabikora, ndongera saa 9 zuzuye ndamwibutsa arambwiye ati ngo nayo nibagiwe ngo reka nyite mbikora tukivugana. Wallahi yahise akuraho telefone, ndamuhamagaye Savi nayikora, muhamagaye Savi nayifite nimero z'abantu batatu, Savi nuza Savimbi na Roky. Man, nibwo buzima nahuye nabwo, ndavuga ati cyakoze nindokoka iki kintu kiri ndi hano, iki kintu nindamuka nyivuyemo nzagenda nsenge ibyaha mbireke gukora ibiki nubwo wanuka uzi wageze mu buzima bw'umusa uravuga ati nubwo yaba ari umwana w'uruhinja nzajya mupfukamira. Wumva ni ibintu bikomeye. Inshuti zawe za hafi nazo ufite nimero gusa, muri Kongo nta uri butakire, nta muntu uri bwegera, kuko buri akenshi mu bihugu by'amahanga nka biriya bikirimwe wenda bitarabona amahoro, ngira ngo abantu bari kubyumva. Hanyuma se byaje kurangira biti? Inshuti zawe za hafi unafite nimero zonyine rukumbi mu Rwanda baragukoshonye. Ikintu naje gukora ni ikintu kimwe cyonyine, nafashe umujama ndamubwira ati rero ndi umunyarwanda, nagiye ahantu ku musigiti, abandi umunyarwanda yahita ambwira ati nanjye mu Rwanda nkunda kuhaza za Kigali zahe, ndavuga ati mfashe ushiremo imeri yanjye muri telefone yawe, hari nimero z'abantu ushaka nzishyiramo. Umuntu wa mbere nahamagaye ni papa cyangwa. Bimeze bite papa cya? Uri hehe kumamagaje nimero y'abandi banako ngo wakinikiwe? Hari ukuntu nyine tuba tuvugana nk'abantu tuziranye. Amubwira mani zanyumiyeho, Roky yankuyeho amaboko, Savimbi na Savi papa cyangwa aramuzi. Savi nawe yari yanyemereye kunkorera ibintu, yankuyeho amaboko ndi mu mazi abira. Ndakwinginze mbaro mfashumi 10,000 byonyine gusa, byonyine ndagusabye, ese yanyoherereza. Arangije ambwira ati ariko mani buriye wowe nimba Roky wenda ashobora kuba yanze kugufata bite n'ikibazo ufite kuko uri kumusaba amafaranga, ariko nimba koko ushaka kuzaza mukorane manu uzaze mukorane cyangwa uzaze dukorane, sinkunda ibirumira habiri. Niyo magambo yanyibwiriye, nawe ubwe naza kuza kuyumva arabizi ko anyibwiriye. Ariko papa cyangwa no mwana mwiza yahise anyereza amafaranga, ndajyana nga test ya covid nyita nkora iki niki, mamagara n'abandi bapeti babiri nashaka warazibonye icyo gihe nimero z'abantu nagomba gukena zibonye, bahita banyoreza 10,000 nyita ngeri. Nageze i Kigali umunsi wo kuwa mbere saa 3:30 z'ijoro, nega moto nyita ngeri i Kigali nyine na nega moto njya home. Maje kujya home ndafungura ariko nkabona ko mbona narido, nari narahasize umujama tubana kwa kuntu uvuga ati yako yangende boro zanjye zangirike cyangwa bazanyibe, ufata umuntu wizeye sibyo wabaga muri ghetto. Man, nagezemo nsanga harimo umugozi wa dekoderi, umujama yatwaye boro zose. Niho hantu naravuze ati ase ko mvuye mu buzima bubi nzi ngo ndarokotse, ubu bwo ndarokotse. Man, uzuko nashatse no gufata umugozi ndavati ni yahura umugozi wayo tukujabuka. Njyewe iyo nza kuza kwa mfite n'uburozi cyangwa mfite bwa boro bwica imbeba, njye nari kwiyahura. Navuze ati n'ubundi naho mvuye naho ngiye, genge yanjye yanyanze uwitwa boss wanjye ndi kumamagara yanze gufata phone. Man, nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nahuye n'ibibazo, ndavuga ati n'ubundi abiyahura ntacyo bandusha nta kiniki, njyewe ngiye kwiyahura. Mu gitondo cya kare ubwo agize kuwa mbere ku tariki zingahe? Se 3 se buriya ne 3, reka ture muri resepasi kuko ndakeka ni tariki 3 z'uko kwezi turimo, ne 3 tariki 3 urazibona zo kwa mbere. Nibwo njyewe nageze i Kigali. Man, naraye hasi, ariko n'ubundi byibura wenda aho naraye hameze nk'aho ari heza, ariko aho nararaga bamfunze bashaka kuzanjya. Nimba barashakaga kuzanjya kuri Noheli, reka abantu baraguye. Cyakoze ubundi wamugara umuntu yarya inzoka, yarya ibikeri, yaryaye ibihunyira akananirwa kurya umuntu. Nje babibagaga ndeba mani n'imbwa abakaza bafane bakayibaga ndeba mani. Nje yaraje nasanze mani ikintu cyambabaje mu buzima ni kimwe, nari igihunyira. Ubyo bakugaburiye nari igihunyira, nari kwa kundi nakubwiye narabwirirwaga
nkaburara ejo nkongera kurya ejo nkongera nkaburara nkabwirirwa nkongera kurya undi munsi ukurikiye. Umujama yanzaniye ibyo kurya, wa mujama wamfashije cyakoze man. Ikintu cyambabaje nta nimero ye natwaye, nakagiye mbona n'ibihumbi senkani nkamwohereza 20 cyangwa 10. Yanzaniye ibyo kurya ubugari n'inyama bro, narabiriye ako numva izi nyama ari n'ubwa mbere ndi kuzirya kandi ziryoshye man. Niririye igihunyira nicyo kintu cya mbere kinaryoha ku isi. ubiguhe n'iki nyuma we yarambwiye nje naragiye nsanga bari kubaga imbwa ndabafasha, barambwiye ati ngwino. Urumva bo bari barimo gusa nk'abagirimo kugabanya ibihano ndimo kuko bafite gahunda yo kunjya. Urumva man, ngwino ndabaga imbwa ebyiri bari bazishe ndazibaga, barambwiye ati baga namara ibaza abantu barya namara y'imbwa bakayishiramo zinga kombwa bajugunya uruhu gusa, uruhu n'utunono kwa kundi umuntu ateka ikinono cy'inka nazo niko bazirya n'ibindi byose bararya. ndamubwira ati se bro ko ndeba muri Kongo ibintu byahari insazi, umuntu urya imbwa navuye n'ubundi naje nzi ngo abantu barya n'inzoka. Ambwira ati se ejo ni wari igihunyira nashatse ku bro cyakora kabigasekwa nk'akeza, nashatse kuruka mbura n'ibyo nduka bitewe n'inzara mfite, ariko yenze kuza kuba nariye koko sha bro wallahi nibwo buzima niriri igihunyira. Urumva nje nigerera i Kigali man, ndavuga ati n'ubundi ubuzima mvuyemo umuntu wari igihunyira nanakiyahura n'ubundi nshobora no kuzarya n'izo nzoka man bro. Ndavuga isomo rikomeye wa ntago ririya somo rinakomeye ahubwo rirenze gukomera. Urumva man, njyewe Roky yanyanze mu gitondo nabyukiye kwa Roky ugeze i Kigali wikeye n'ahantu naraye nsanze n'inzu baranyimuye, mbyukira kwa Roky mpamagara abashinzwe umutekano mbere kaboro zose umuntu ndarega murega mu nzego nyine. urega Umunyanigeria Apana urase nari kumurega twari kuhurira hehe mbese nareze ahubwo uwo nguyu wanyibye mu nzu kuko ubu by'Umunyanigeria byo byarangiye ubwo kera nari namaze kwiyakira n'ubundi mvuga ati ahubwo reka nigendere. Urumva kuko umujama yaranambwiye, wa mujama wakomeze kumfashe na wamanyiye igihunyira nkakirya, arambwira ati umusa uzi uko buriya uriya mujama ashobora kuba yaraje kukugurisha kugira ngo bazakurye cyangwa bajye bagutwaramo boro nk'umurambo cyangwa ko yabakuremo inyama zo mu nda bazigurisha abandi bantu batazifite. Mbese yambwiye ibintu byinshi ariko nkatekereza nkavuga ati ako mana uzi uko bishobora kuba ari byo. Urundi ruhande nkazajya mbona wenda yaramubutse kubera amafaranga yari kuma, ariko man simbyakire neza. Ahubwo ntago nabyakiraga neza kuko nabibaza yasize kubera iki. nanone birashoboka hano mugana ashobora kuba yaraguteza umutego, avuga ati nasohoka muri hoteli agiye hanze abasirikare bamufate wenda. Birashoboka na man, umujama aransize ndahurika ndababara ngeze i Kigali sanga baranyibye. Roky ngiye kumureba mu rugo nsanga nahari, mamagara Savimbi maje kumuhamagara navuga ati basi uri he, ndababwira ati nago mari, ndamuga ati ko nanje gufata ya saha yawe, ahita hamagara Bushari n'umukozi w'iwabo ahita nzanira isaha. Man bro Roky yankoyeho amaboko kugeza na n'uyu munsi. Roky ndamwanga 100%. Hahandi njyewe nubwo nakumva man bura hari ukuntu utashaka kwifuriza umuntu ikibi, sikuvuga ngo wena ngo Roky n'umwana mubi, sikuvuga ngo ni iki, ariko umuntu wageze mu buzima bubi akakubwira ati njyewe barenda kunyica, sindi iwacu, sindi mu gihugu cy'iwacu, buri icyo ari cyo cyose wakorera buriya Kongo hari agace ushobora kugeramo utari umunyarwanda man, ukahita uburira irengero. Ariko mu Rwanda waba uri umunyarwanda waba utari umunyarwanda uragenda. Ubuse njyewe n'ubu tuvugana njyamara n'amezi 10 umwaka ingahe nandanga muntu mfite, nkajya aho nshaka, nkajya mu ntara indangamuntu nkayisiga muri Kigali man. I Rwanda ndidagadura mu buryo bushoboka, ariko hari ahabora. Nurese hami naguciye mu ijambo dusubiye inyuma gatoya. Roky icyo gihe umuhamagara wabonye basi akanya gato kumusobanurira situation urimo arayumva arangije aragutererana. Bro nta kintu natamubwiye, n'uwo mujama bita Savio nta kintu natamubwiye. Urumva na Savimbi nta kintu bose nababwiye ukuntu bimeze, gusa Savimbi wenda nshobora kumurenganya uruhande rumwe urundi wenda nkamuvuganira, ariko man namubwiye staff zose arababara byatarambye ati man njyewe
muri iyi minsi maze iminsi ndwaye, kuko nyine na mbere twanavuganaga arwaye, arambwira ati mani maze iminsi ndwaye, ariko reka ngushakire kuntu uza. Urabona ashobora kuba yarabuze kuntu uwo muntu bakominikana wenda kwangira i Kigali, akahita avuga ati uyu mujama ntabwo ndi bwongere kumufata kuri telefone kugira ngo adakomeza wenda kunstressa, maze iminsi ndwaye, wenda nta mafaranga afite. Ariko nanone buriya mu gihe wamenye ko umuntu ari mu bibazo, muvugishe byibura wenda amenye ko nta kibazo mufitanye utamukuyeho amaboko. Roky afite ubugugu bwarenze ubugugu. Umusore reka nkubwire ikintu kimwe, ndamutse nkusabye uyu munsi ntago wama, nkakubwira ati ndashonje mfite inzara, si wangaburira, nkakubwira ati naba ntakuzi nubwo waba utanze Roky ivuga neza, urumva nubwo waba utanze wangaburira. Ariko Roky ibaza umuntu twakoranye aho nagiye arahazi, gusa nanagiye anambwira ati kirasi igihugu cyo gukiniramo, uzakore vuba vuba mu buryo bwawe ugomba gukora nk'umubounce, ariko uzagaruke mu rwakubyaye hakiri kare. Urumva nagiye ahazi, ariko ibaze kubuza ahantu ukaba wanze gufasha umuntu wagutakiye ashonje, bagiye kumurya ameze nabi, yabuze na tike. Nari mfite ubwoba burenze bwo kuba ni igiki kintu ku isi giteye ubwoba nk'ubwoba nayo mfite muri Kongo nacyo, nubwo baba bagushize mbonda gutya bagiye kukurasa. Nahuye n'ibintu byinshi cyane kugeraho nariye kiriya gihunyira, ngeze i Kigali nsanga baranyibye, abo nitabaza ngo ni Roky, ngo ni byose. Roky ni umunyabugugu, urumva bwa bugugu bumwe bwarenze umutima, bwaramumunze. Urumva ni umukene. Buriya hari ukuntu umukene se nasabi, hari icyo umukene ajya gusaba, yamara kuva gusaba nawe bakaza bakamusaba kandi agatanga nako umutindi. Urumva uwo mutindi agatanga ku byo yavuye gusaba, waba ari umutindi nyakuri. Mu bugugu ni ubukene n'iki, umutima we waramunzwe, umeze nk'ibiye ry'urusyo. Hanyuma se kugeza wagera i Kigali, kuva uwo munsi kugeza iyi saha, tugeze ku itariki ngira ngo aka kanya turi kuganira tukize cya 11 aciyemo iminsi igera mu 9, mwari mwavugana, mwari mwahura, byarangiriye aho, byagenze bite ngo umubano wanyu na Roky aka kanya, niba mwaramuvuganye mwavuganye iki, ugize umutekereza byose bimeze bite rero? Ntacyo atabonye Roky, n'ikiganiro nakoze kuri Big Town TV yarakibonye. Roky ntabwo yari yanamamagara, ngenda muhamagara nafate phone, iwe ndahazi nagiye nsanga naho hari, kandi akunya ngo nge nzasubire iwabo w'umuntu aze gukomoruriza, avuga ati ha misi umuntu mufitanye ikibazo akinjira muri iki gipanga, akahita avuga ati arayatwaye angahe miliyoni 100, kandi babizi koko kayafite. Nge navuze ati Roky, nimba wumva ufite umutima wa kimuntu, isubireho umfashe. Nge mani ndi mu buzima buzima bubi, ndi kubaho mu buryo bwa danje, nta kazi mfite, covid yarabyishe abantu, indwara mu Rwanda imeze nabi, ibintu bari gufunga, abakozi bari kubagabanya. Roky uribaza iki nk'umuntu twakoranye nzi 30 byawe, uribaza iki? Bro ihangane kabisa, ntago biba byoroshye. Hanyuma se bro, wenda bitumye nanibaza, wenda ni agatima bavuga ni se muri cyagiye wenda uri mu bwa buzima bugoye cyane n'ubu, wenda abantu b'abafamily ba hafi cyangwa se umubyeyi wenda wawe ufite wakuba hafi, ugize ugerageza gutekereza ibyo bintu cyangwa kuvugisha, cyangwa wenda ari indi story twe tutazi iri behind yatumye wenda aka kanya utaritabije umuryango wawe hafi? Bro, isi dutuyemo ni isi ndende byatari. Ushobora kuba uko wavutse iwanyu ntabyo nzi, ushobora aba umuntu avukira mu buzima bwiza, umuntu avukira mu buzima bubi. Ni nk'uko ushobora kwamamara iwanyu mukennye mu buryo buhambaye cyane kandi bucyamamara. Urumva mbese aho wavukiye ntago umuntu yahakugayira, sibyo? Gusa ngiye ndi imfubyi, mfite mama wambyaye, sibyo? Ka mama wanjye arashaje, sibyo? Papa we sinzi, man ni story ndende. Ushobora kukubwira story, nkubwiye story yo mu rugo yo wariruka nihanaguruka tuvuga ati iyi TV ndayikwihereye iki kuverisa. Urumva man, ni ibibazo man bya danje. Ari ukuntu ushaka kujya ukareba umuntu ugiye kwitabaza nawe na bundi bufasha yaguha, usibye bwo kukubwira ati pore sana, bose mu rugo barabizi story naraziye bahaye. Urumva ubasha kuma 1000 arambwira ati naya 500 nguhaye, abo ngobo nyine ninjoro nago ndi bunywa icyayi cyangwa nago ndi burya umunyu, ariko wowe yabasha kugufasha kuko we nabyo kurya ufite, ariko ngiye ndemera nge nibitarimo umunyu cyane awusaba. Mani tuba duturuka mu miryango itandukanye,
Roky atazabona agenda mu modoka, atazabona atuye muri kiriya gipangu wenda cyiza, atazabona amana ameze kuriya. Roky ubuzima wabayemo ndabuzi. Urumva uzafata umuntu bita Sankara bro mukoresha ikiganiro. Roky genda buhora, isi nisakaye ejo. Ubuzima urimo wibuke ko ari bwo wavuye. Ubuzima ubundimo uyu munsi Roky yabunyuzemo bona arenze ubwanjye. Nzakakumenera Roky, ngenda babaye cyane ku buryo nagaruka ugusebye. Wankoreye neza, wamaye hiti, numvaga kumvuga muri filime ari ibintu birenze, wamvuzemo icyo gihe ndasara. Uyu munsi nta muntu utazi izina Hamisi muri filime Roky akora. Manu ushaka ko bro nge hari gihe n'amagambo ashira, mfite byinshi cyane byo kuba navuga, ariko noneho imbere ya kamera igihe amagambo agushirana. Urumva man. Polisana Hamisi, ngira ngo nekaranga no kukuvangira nibidukundira n'utubonera umwanya. Tushobora no kuzicara tugakora kwindi party y'ubuzima bwawe. Gusa reka tugaruke inyuma gato. Ubundi se Hamisi, mbere wenda ukibanye na Roky mu kazi mwakorana, ubundi wabonaga Roky ari muntu iki? Mbere uko wenda ubona yuko uguye muri kino kibazo ugatangira kumubona mu yindi sura, mbere ho wabonaga nk'umuntu umeze ute? Uragufashaga wenda wagira icyo ukenera akakiguha bitewe n'akazi mwakoranye, byose akabiguha neza, wenda akaba yaragutunguye, byagenze bite ubundi itandukaniro watanganira hagati aho? Rero iyo umuntu akennye aba afite umutima mwiza. Umuntu wese wo mukena agira umutima mwiza. Uzarebe nk'ishumi yawe mwakuranye mukavugana nyine mukiri nyine nta kintu mufite, mubwira ati bro mugasurana mukarya ubugari bwo muri ghetto mukamera fresh. Ariko iyo utangiye kugafata uhita utangira kuvuga ati ya nshuti yanjye se umuntu ukiri muri bwa buzima azajya mwonsoma gutya na gutya, nta kazi afite, nzajya amaha ikiro nari kukiryaho ku iminsi 2 tukirya uwo munsi. Utangira kwica ku nshuti. Aricyo nacyo kintu gisa nkaho cyatandukanyije Roky na papa cyangwa. Roky nta kintu kibi muziho, nta nubwegeza ngirira nabi, nta n'ikintu cya danje nge Roky muziho. Ariko aho Roky yatangiye yasinyare amafaranga muri Itel, yahise amwica mu bwongo. Nta nshuti zikimuvugisha ziza wenda za hafi, mani njyewe ndamukurikirana na genge yose turavugana n'amahome. Ariko amagambo bambwira ubwabyo simbashije kuvuga ngo ni runaka namuteranya n'uwo babanye neza uyu munsi. Ariko Roky nta kintu yakumarira. Urumva Roky nta kintu yakumarira, yabonye amafaranga, ari nacyo kintu nyeka ko cyatumye atandukana na papa cyangwa. Amajama sinzi ikibazo afite. Nari nzi ko ndibuka kubazeho kuko papa cyangwa ni inshuti yawe ya hafi, ndasura namushima ko yaranagufashije mu gihe byari bikomeye. Roky nawe mwarabanye kenshi, najya mbona muri genge yanyu akenshi mwaragendanaga, najya mura namwe mu bitaramo mu interview akenshi najya mbabona. Aka kanye rero nashaka kubaza wenda wowe nk'umuntu wabanye nawe wenda tutabivanze cyane, papa cyangwa na Roky kubona baratandukanyijwe n'iki? Batandukanyijwe n'ishyari n'amafaranga. Bagiranye ishyari n'amafaranga, kandi buri papa cyangwa nagakunda umunyeshyari cyangwa akunda umuntu ukunda amafaranga. Rego ushaka kubana 5 kama 1000, ushaka kuba ufite 100 kama 30, ushaka kuba ufite miliyoni kama 300, ushaka kuba wasinye izo miliyoni 100 ukamamo miliyoni ngakemura ikibazo cyanjye. Ese umuntu utarakemuye ikibazo cy'umuhanzi wamugiraga buri papa cyangwa arafate runini Roky. Kuba Roky afite papa cyangwa ni icyamamare, papa cyangwa ni umusitari, nta muntu utamuzi. Kuba Roky afite papa cyangwa byatumaga yamamara, kuko hari ahantu Roky yajyaga kubera papa cyangwa, ariko uyu munsi ntago akijyayo. Urumva hari ibintu byinshi cyane, hari company zashakaga Roky kubera izina rya papa cyangwa. Roky ashobora kuba yaragendaga nago gusobanura filimi ba Juna barasobanura mani, sibyo? N'abandi bantu benshi cyane barasobanura, ntago bira rero byakurishije. Urumva ariko Itel burishaka ko yavuze ati inyungu dufite tubwiye papa cyangwa ngo twamamarize yaduhenda, yashaka kuduca miliyoni 300 cyangwa 500. Ariko tubicishije muri Roky ikintu cyose yamamaza, Hamisi ni stati, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, papa cyangwa genge yose ya Roky ihora itwika. Niyo mpamvu Roky bavuze ngo ubwo afite na papa cyangwa azatwika mu gihe ari kuduca amafaranga menshi, n'ubundi azatwamamariza nta n'ikintu twamuhaye. Roky se yamuhaye angahe? Hari n'igice cy'ijana amuhaye. Ibyo kuvuga ngo umugore ngo ibiki n'ibiki, umugore wese we nta mwana ufite nubwo umwihakana, cyangwa ushaka ko nzakakomenera mani.
ngiye nshobora kuzaka umunsi umwe ngewe nzumva ko ngiye ngomba kukakumenera Roky, warambabaje mu buryo buhagije. Urumva wambabaje mu buryo buhagije, umuntu yitabaza icyo afite. Uyu munsi nimba nzi ko uri boss ngomba kukwitabaza kandi ukankorera ibyo ugomba kunkorera mu gihe cyabyo. Iyo utabinkoreye nzi kuri boss nta mu boss ukurimo. Byakabaye birenga n'ubu boss bikaba ubuvandimwe uko ngira ngo genge yanya kenshi nge nari ko mubana nk'abavandimwe. Hagati aha rero Amisi, ubuzima ubayemo muri kano kanya reka toryo tugarukaho. Nyuma y'ibyo byose wahuye nabyo, urumva ngira ngo umuntu wese wumva cyangwa ufite umutima wumva yumvise situation yose uko yagenze, ngira ngo wabisobanura mu buryo bwiza, biranumvikana mu buryo buhagije. Ariko tubwire wowe wenda duha ishusho y'ubuzima ubayemo aka kanya, na hano kuri Kigali si mu rugo, wenda ufite family background yawe nayo ufite ukundi kuntu wenda. Donc aka kanya we duha ishusho y'ubuzima ubayemo. Uyu munsi Hamisi uburyo abayemo bitandukanye nuko nahoze mbaho abantu benshi baranze muri Kabeza, nta muntu utanze ingemba Kabeza Samudo. Ariko no kuvuga ngo uburyo mbayemo bro no buryo buhambaye cyane. Nitabaje Kamaro uyu munsi tuvugana, nakabaye kuba ndi kwa Roky cyangwa kwa Kadafi cyangwa mu yindi gang, ariko buriyo washwanye na Roky umeze nkaho washwanye na gang yose birabareba. Ubu nawo ngi wabo nta nuwo nsaba, ibyo birabareba nakazi kanyu. Gusa mbayeho mu buryo bwa danje, hahandi nge naryamye kuri kwisima nkahamagara Kamara kaza na Mutagiri mufupi uriya mujama babana Tyson, bakaza bakareba ahantu ndi, bamara kubona ahantu ndi bakahita bavuga ati bro ngwino. Bari nimba Roky afite ibipangu, nimba Kadafa afite ibipangu, niba afite n'ibyumba by'abashitsi, kuki utagiye kubayo we ngwino tugufashe. Mbese ikibanze nuko ushobora kurya ukaryama. Ariko mu gihe udafite kurya no kuryama ubuzima wanakiyahura, nkuko twabonye ibiganiro, bo baranyihamagara bambwiye twabonye ibiganiro ngwino. Bansangaho ndababwiye ati murakaza neza mu rugo, ahantu bazaga bakicara ku ntebe nziza bakareba TV bagakora ibiki mani, tukarya tukanywa tukakora buri kimwe cyose. Baravuze ati ngwino mani tugende tubane neza, uzakenera kugufasha mu bindi bintu dufatanyije. Urega uri umuntu umwe nta kintu wenda wakora, ushaka kugikora ariko hari byinshi cyane utakora. Ariko abantu barenze babiri bakora ibintu byadanje ku buryo ushobora uyu munsi kuzana igihumbi undi akazana igihumbi undi akazana igihumbi, ugasanga amafaranga amatera arabonetse, intebe buri kimwe cyose. Na telefone mfite uyu munsi ndi gushyiramo WhatsApp nkatira, ndi gutira WhatsApp nkashira telefone nkashiramo indi WhatsApp ya kabiri nkandikira abantu n'iki man. Ndi mu buzima buhambaye cyane nk'umuntu wari ufite boss bita Roky. Amisi yanzu yawe iracyahari cyangwa ubwo nayo kubera kutahaba no kutishyura inzu nayo ishobora kuba ukwezi kwarayigonze nayo igasubira ngo nabanyirayo? Bro wakishyura inzu urimo kurara hasi nta na marida arimo. Nabwiye nyiri inzu ndamubwira ukuntu bimeze, mana arambwira ati sorry kabisa nago twabimenye. Mbese yarambwira ati ihangane mu buryo bukomeye cyane. Mu rufunguzo rw'inzu ari nabwo bakamaro bazaga kundeba, ubwo bakamaro bataza kundeba ubu nari kuba ndi muri yanza ariyo ndi kubamo. Utekereza ubwo buzima. Wavuye ahantu nta n'igice n'icyatanu ufite mani. Nageze ni Kigali bagitama ibyo kurya amafaranga 5,000 njya kurya, ariko nyuma yo kashira nahise nanone mbwirirwa aravuga ati ese ni ibiki. Narabwiriwe ndanaburara, ndabwirirwa ndaburara. Birenze mani, ubuzima buzajya bugenda, abantu bazajya bagenda bamfashe. Wari wese mani yamfasha ngasubira mu buzima narindimo, kuko sinjye wabyiteye. Suko nta maboko mfite, suko ari uko ngo ndi kimuga ndi gusaba mani. Ariko ari igihe ibintu bikubaho, nta kazi ufite, nta mafaranga ufite, nta telefone ufite, ugasanga ibibazo byakubanye ibibazo byadanje. Ariko abantu baba bagomba kugufasha mani, kuko buriya iyo ufashije umuntu wowe uba wifashije, uba witeganyirije ejo hazaza hawe. Muri Bibiliya biranditse ubabaye mu cy'ubusevinze mu ijuru. Muri Bibiliya biranditse, muri Korani biranditse ituro, babyita ituro. Ikintu cyose watanze mu nzira z'Imana cyangwa mu nzira z'ubugwaneza, icyo kintu kizakugoboka ku munsi utazi. Niyo mpamvu bavuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza uzayisanga hehe imbere.
ndagira ngo nsaba abantu badukurikiye, abantu bumvise ikiganiro, bumvise ino story, mu by'ukuri ni story ibabaje kandi uko mubyumva ndabasaba ikintu kimwe. Hano nka Iris TV turi umuryango mwiza, nzi ko benshi mudukurikira, benshi mwumva ibiganiro byacu. Umuntu wese wakurikiye neza kino kiganiro yiyumviye ukuri, umuntu uvuga ukuri cyangwa se ukuri kw'ibintu yanga bikunze, umuntu wese ushyira mu gaciro atabyumva, nimero ya Miss tugiye kuyishyira hasi ya kino kiganiro. Ndetse niba hagira amahirwe kubona na WhatsApp, igihe abantu bakumva ikiganiro batari hanze, batari mu gihugu imbere, akaba yaguhamagara kuri WhatsApp mu buryo bworoshye, ari hanze bishoboka ko wamubona. Miss, birashoboka ko yakubona kuri iyo nimero yo gushyira hasi? Byashoboka kuko ubu ngubu natiye Kamaro, harimo WhatsApp yanjye muri phone ya Kamaro, afitemo WhatsApp ye, nanjye mfitemo iyanjye. Abo umuntu wari wese yambona kuri iyo nimero. Iyo nimero rero ugiye kuyitubwira mbere yuko dusoza ikiganiro, uyitubwire n'amazina wenda yiriho, umuntu wifuza kukugira inama, umuntu wifuza kugusengera, umuntu wifuza kugufasha, ibyo ari cyo cyose cya contribute ku buzima bwawe urimo akanya, uwo muntu yabigiramo uruhare. Itubwireho gatoya. 078 2 97 6 4. Iyo niyo nimero rero ushobora kubonaho Miss, yaba no kuri WhatsApp niba utari mu Rwanda, yaba n'uri mu Rwanda. Mu by'ukuri ni umuvandimwe wacu, uko byagenda kose is our brother, ni umuvandimwe, ntago twamureka ngo bigende gutyo tumureke yandagare kandi arafite ubuzima yararimo. Ikiriho nanjye mbona nuko akazi ke yasanzwe akora ko mino minsi karapfuye, agira ngo abantu benshi bari mu Rwanda barabizi. Kwitaho rero wiyentega cyangwa se ngo wisange mu kazi biragoye. Aka kanya uhuye na Roky, ugeze amahirwe akaguha umwanya mukabonana mukaganira, ni jambo amubwira? Namushimira gusa, nta kintu cyo kumubwira Roky mfite, kuko icyo namubwiye ntabwo yacyumvishije mu gihe nari mbabaye. Hari abacyumvishije na n'uyu munsi bari kumfasha. Hari umwana utuye mu Gasyata bita umutipe, yambwiye acuruza ibyuma by'amamoto, urumva afite iduka, nimba babyita iduka simbizi, bira bya PS urumva. Mujama we yarambwiye ati man, njyewe nakwikenye ikiganiro cyawe, ariko nababaye ubwo buzima nabunyuzemo, nge ndi imfubyi. Yahise anyohereza amafaranga 10,000 kuri mobile money. Imana izaguha umugisha, urumva. Aba mu Gasyata bakunda kumwita pasteur, irindi zina ryo nago ngibutse neza, ariko Imana izamuha umugisha kabisa. Aho kumbwira Roky man, we nimba utaramfashije ndi mu bibazo nk'ubwo ati ngiye gupfa uyu munsi, nta nubwo ndi kumusaba man. Numba ushaka kunkorera neza uzabinkorere, nimba utanabishaka uzabireke, njyewe se ndi wabo. Yes, nuko bimeze. Urumva ko inshuti z'iki gihe, uburyo tubana n'abantu bari munsi, agiye tuba twiteze ko mu gihe bizabigoye ari bo bazatuba hafi. Ariko ikigaragara n'urugero rugaragaza ko atari byo. Ari amasomo menshi nge mba niyize muri kano kanya, menshi cyane, ari nayo maryo somo none tugiye gukura kuri Miss, akanadusoreza ikiganiro avuga ati amasomo yize muri no situation yanyuzemo na yahe. Kubwanjye nanjye rayo nize, nawe ubwarayo wize, n'abandi batwirikiye kino kiganiro. Miss we yakuyemo irihe somo muri bino bintu yabonye? Somo nakuyemo nuko ubundi no muri ibi biranditse bakubwira ati uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Uyu munsi ushobora kuba uri inshuti yanjye, tusohokana tugakorana buri kimwe, ariko ejo narira nkarira njyenyine. Mujye musekana n'abisi, ariko nimurira muzajya murira mwenyine, kuko wita inshuti yawe niwo mwanzi wawe. Mu gihe rero umuntu atabashije kugutabara wageze mu kibazo runaka, nta nshuti bimurimo. Inshuti buriya umupete yarambwiye ati inshuti ibonera mu byago. Uyu munsi ndi kubona inshuti zanjye, ube uri mu diaspora, ube uri umunyarwanda, ube uri iki, inshuti ndi kuzibona uyu munsi tuvugana. Bivuze ngo rero wagira inshuti utazigira n'ubundi nta kintu. Hari nta kintu papa cyangwa yageze kuvuga akantu kamwe, avuga ati ubundi se kunywa ugapfa, utananywa ugapfa, wakora iki? Ngambwiza ukuri, wo kunywa inzoga ugapfa, utanazinywa ugapfa, wakora iki? Akora icyo umutima ushaka. Reka dusoze ikiganiro, nibidukundira Miss akatubonera undi mwanya tuzaganira n'ibindi byinshi bitandukanye. Urumva ko afite story nyinshi,
afite story nyinshi, afite background family ye, arimo story is strong ko twabiganiriyeho. So Hamisi komera nicyo kintu nakubwira, ariko abantu bagushyigikire nicyo kintu nabasaba. Reka dusoze ikiganiro. Wakoze cyane. Mwakoze cyane abakunzi ba Iris TV, ndabashimira cyane. Uri bumfashe utari wamfasha, uko Imana yagushoboza uko ariko kose, 1,000, 2,000, 3 tugafatanya mani, kuko nago tuzi ahazaza hacu. Nago nari nzi ko uyu munsi nakicara imbere ya TV runaka mvuga ngo mfashe, atari ko nabuze amaboko, ahubwo ari uko nakazi gahari. Iyo mba mfite akazi uyu munsi nari kujya gukora nkemera nkihangana, nkakora nk'amezi ngahe nkaba nabasha kuba ibyo ndi gusaba nabyikorera. Ariko uyu munsi nakazi gahari karapfuye kubera corona. Ari nsaba n'abantu, nubwo waba uri kujenjeka cyangwa se wenda ushaka gukora ihangane, ture ko corona twayitsinda, tuve muri bino bihe, kuko twebwe turababaje. Hari abantu barya ubu ngubu, hari abantu barya kubera corona, hari n'abantu batarimo kurya uyu munsi bababaje, sibyo? Hari abafite akazi mani, noneho kubera corona hari n'abatagafite. Twihangane dufashanye bavandimwe, nshuti zanjye, kubera Imana kandi mumfashe, nta kindi kintu nabasaba kandi murakoze. Yes, nuko bimeze Hamisi. Ku giti cyanjye nkoza ahantu arambabaje, ariko nanone ni isomo rikomeye. Ushobora kuba wamurangira akazi, ushobora kuba wakamuha, byose birashoboka. Nimero rezo ngizo hasi, uramutse unamuze kuri WhatsApp wanyiraho ukanyandikira nkaguhuza nawe, nimero zanjye zihoraho, byose birashoboka. Reka tubashimire mwese mwakuri iki kiganiro, nshimire Mira dufashije kuri kamera, nshimire n'abandi bose bakunda Iris TV. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze gufatanya muri byose. Rishado twishime. Ciao ciao.